Ya munani nkuru yabaye mikomeye cyane niyo gutsindwa bikomeye n'ikipe ya Sevilla FC Barcelona yaje gukina na Sevilla iri ku mwanya wa kabiri umukino wa Real Madrid wari wabaye ku musoko wa gatandatu ariko n'ubundi bigaragara ko iramutse itsinze ishobora kuba yawisubiza byayinaniye njye navuga ngo yatunguwe kuko ikipe ya FC Sevilla nta muntu watekerezaga kwiza gutsinda Barcelona n'ibitego 4-1 aho ni naho umuntu yanahera yibaza kuko ndabona bo kwa Barcelona bo bavuga bati kibazo cy'imvune kiratwugarije ariko ubanza imvune atari zo zonyine gusa ni umukino umuntu yavuga ko atari imvune gusa kuko imvune ntabwo ziri muri Barcelona gusa ziri n'ahandi ku yandi ma equipe menshi yaba izo za Real Madrid zidafite abadefanseri turareba mu marigi menshi atandukanye bafite ibibazo bijyanye n'imvune ariko urebye urwego bakinagaho na Sevilla ntabwo rwari urwo gutsindwa ibi bitego kubera ko ari imvune yego nibyo imvune buriya ntushobora kuzirengagiza ntushobora kwirengagiza ikijyanye n'imvune ngo narebe nabo bakinyi uruhare bagira muri FC Barcelona ntiwakwirengagiza uruhare rwa Lamine Yamal ntiwakwirengagiza uruhare rwa Rafinha ntiwakwirengagiza uruhare rw'abadefanseri wenda bandi ariko nanone wakwibaza ngo performance y'abasigaye yo iragaragara gute yo performance ya Barcelona iri ku ruhe rwego kugira ngo byibuze ube wavuga ngo batsinzwe byibuze performance yabihari ibyo nibyo gira ngo ugemo rero so urebye umukino wawurebye wawubonye ni umukino narebye nakurikiranye Barcelona ifite ikibazo cy'imihagararire first of all mu kibuga cyo ni cyambere mu kibuga cyose uko bahagarara pe bose equipe muri rusange irahagarara nabi kuko umupira batakaje muri mediane batakazaga imipira myinshi yaba Frankie de Jong yaba Pedro ari hagati mu kibuga na Dani Olmo batsinzwe diwere zose n'abasore batatu b'abanyafrika ariko witwa Ndiaye Ngume ndetse na Djibril So baje gutsindwa izo diwe batsindwaga diwe umupira wose bashyize kwa Sanchez kwa Isaac cyangwa kwa gasore Vargas yabagari kwa Wojciech Szczesny warwanaga na Wojciech Szczesny so navuga ko icya kabiri imitoreze ya Highline Defense kuri Barcelona imaze kwerekana ko iyi sezo amakipe yarabavumbuye nta kindi kintu akora nukuvuga ngo umwajya muri offside bagashiramo umupira imbere wa undi agavamo ntakurikire baraka yihorera akaba ari nawe yitsinda wandi wari muri offside hagacomo ukundi uravuga wa wundi nkumva ntabwo uri kutubwira turi buvyegekeho wa undi akavamo wa undi akagumamo ubwo tuvugishije ukuri ninde hari utazi ni Araujo ni Kubarisi ni Kunde nukusobanura imikinire ya equipe Highline Defense uri kumva avuga ati hano kosa ryabereye aho umuntu akavuga Highline Defense turabyegeka kurinde Highline Defense n'umutoza ntabwo ari abakinyi umutoza ni upanga uko abakinyi bakina Highline Defense nukuvuga ngo ni bari bane binyuma bose nimero 2 Jules Kunde nimero 4 na 5 Kubarisi na Ronald Araujo na nimero 3 Firmini ni Martin ni Gerard Martin kuko yaje kuzamo Alejandro Balde yarasimbuye nukuvuga ngo bose bahagarara nabi bo bitwa ko bararirije noneho Isaac Romero agahagarara muri offside umupira bakawucomeka muri offside Sanchez akabare witaba umupira Isaac akawihorera nta witabe baba defenseur bose ba Barcelona bahagaze ngo bari kureba naho ko bararirije bakisanga Sanchez wagiye gufata umupira tarari muri offside akawupasu wa undi bizera ko bararirije ari we Alex Romero akaba ari gutsinda igitego so imihagararire ya Barcelona abarebye match ya Paris Saint-Germain abarebye match ya Sevilla ibitego 3 byose muri iyi match ni yaba icy'umusore wa Paris Saint-Germain Gonzalo Ramos ibitego 2 bya Sevilla ni the same so nkavuga iki kigeze igihe ikipe ya Barcelona yongera gusubira muri bwa buryo bwabo bw'imikinire bwitwa kumakinga
ibyitwa kumarika nyine umuntu ukavuga uti ndi gukina 4 na 5 tugiye kuva muri highline defense tugiye noneho kujya tumakinga abakinnyi ukuvuga ngo niba ari nimero 9 Sanchez niba ari nimero 10 Isaac Romeo ngendi Araujo ngiye kwiperimeter tugiye gukina nk'aba defense nimero 4 na nimero 5 no tumarika abantu ni umupira nuducika wowe cleaning we nimero 5 twese twe guhagararira rimwe so iyo mihagararire rero ikajyana n'iki ikajyana na Frankie de Jong ikajyana na Pedri ukuru aba defenseur niba dufite umupira mu nkurikire muze twegerane icyo kintu rero kimaze iminsi gikoraho kuri FC Barcelona ikindi ni uburyo bubi bwa nyuma budasanzwe bw'abawinga ba FC Barcelona abawinga ba FC Barcelona nta kintu na kimwe bajya bafasha aba fullback babo nukuvanga ariko rero wagiye kure kandi ntago nashakaga ko ujya kure muri ubwo buryo ku mukino wa Sevilla niko wababonye kuko baje gukina bashaka umwanya wa mbere bivuze ko bari bafite n'ahandi bafite amanota meza abo winga uravuga uti uko byagenda uko ariko kose kuri match ya Sevilla ko impamvu nyikubazo nuko yatunguranye ndimo ndareba amanota bagize muri no match nkabona ku Barca afite 7 n'ibice 2 ariko witwa Ronald Araujo afite amanota 6 ari amanota makeya muri iyi mikinire amakosa yarari kuri ku ba defenseur bose cyangwa ari ku ba defenseur bamwe na bamwe yarari kuri bose kuko impamvu yagize amanota wenda nuko yakoze penalty yirukankanye umuntu yirukanka Sanchez ari ubundi rondo n'abajuru ariko nanone bari uburangare kuko nubundi bari bararirije bose ari ikintu avama arirukanka ari ikintu Barca yatakaje cyane muri Mediane aho dusahiraho ngaho uyu munsi bafite umukinnyi bita Dani Olmo kwa ko Firmino Lopez adahari uyu ni style wana kuntu uyu musore wa Arsenal Mikel Merino ari mwiza irimo gufasha gushaka ibitego cyangwa se ikipe ya Barca cyangwa se zimo zirataka uburyo babasha kuguhereza umusaruro mu kubona ibitego ariko byagira mu gihe cyo kwa Mediane igize cyo gukina nyine gukora role ya Mediane gukinisha guhuza attack no guhuza no gutuma defense yabibura neza abakina playmaker nibyo aba ni umukinnyi ugomba kuza gutanga umusada cyane cyane mu gihe no gushaka ibitego ariko ni wa mukinnyi iyo bigeze mu gihe Barcelona iri mu rugamba rw'agati mu kibuga isaba kuza kurutsinda umutahe buri mu cya cyane kuko urebye imikino nk'iyi yose akunda kubanza muri musore bita Dani Olmo iyo atagize chance ngabona igitego kuri match buri munsi afite amanota mabi ni wa mukinnyi utagaruka muri ya Barcelona ngabashe kuba yafasha babashe kuba babone ibisubizo byo kuba bagira Mediane nziza buri munsi tubona individuality y'umuntu bita Pedri ashobora kuba yakurindira mu kibuga hagati ariko muri no minsi biri kugwana kubona ko Barca ifite Mediane nziza y'abakinnyi batatu tumo kubona ishusho y'umuntu we mu kibuga ikindi kuri Barcelona cyo nasiriya komozagaho burya kuri equipe hari ibintu bibiri nizera ko bishobora kuba byafashe equipe kuba nziza icyambere no kufite ikipe ifite qualité nziza umukinnyi ku mukinnyi ikindi no kuba equipe ibasha gukora cyo kwita collectivité equipe ni nziza muri rusange yarumvisha amahame y'umutoza Sevilla yagize qualité nziza kuri za Barca icyo nshaka kuza kugeraho Barcelona ni equipe ubundi ya kwirukana Xavi twabona ko ibisubizo bigendanye mu bakinnyi bitari byinshi cyo gihe uyu mugabo ikintu yaje arakora yakoze umukino abakinnyi bumva abamvishe kuruta abandi tubona nk'ibitangaza nk'abakinnyi bafite qualité zisanzwe umwaka ukizeho imikino uwa mbere yari Rafinha wamwumvishe kuruta abandi aho yamukinisha hose akora Rafinha ntabwo yaramufite ku munsi we nicyo ndashaka kuza kugera aho ngaho mite mpuza n'ibyatowe ku mugoroba bare cyatumye batsindwa ibitego bine Rafinha wimuzana gukora ko atarahari icyo nangusumwe n'ibintu bibiri bitume kipe yaba nziza itabifite imbona n'ubwiza bwayo aho bwabushingiye wabugoranye ikindi yari Lamine Yamal nawe ntiyarahari nkuko bivuga ku mugoroba igisigaye kuri uyu munsi yatakaje abakinnyi muri Mediane iye yabo uyu musore yari Gavi wagiye hari Firmino Lopez wagiye n'ubundi nabakinnyi babasimbura ariko akenshi nk'urebye umusore bita Firmino Lopez amanota Barcelona ifite harimo ayi nka 6 yakuze ku giti cye so urebye rero icyo twageragaho muri defense nasira komozagaho hari umukinnyi witaga Inigo Martinez bamaze kugenda nawe wumvaga ibintu uyu mutoza Xavi yatozaga ibyo Haaland uyu mutoza Hans Flick atoza bya Haaland defense byo kuraririza kuruta abandi uyu munsi rero kugira defense utabyumva kuruta abandi igitabo cya mbere gitanze ku ikosa yakoze muri defense ariko n'ubundi akenshi uburyo akunda guhagarara akunda costing ikipe ya Barcelona kutizera ko ibyo binakongera kubikina bigatuma n'ubundi akenshi bisanga bararije kuko mu makosa yo kurariza Barca ikora kenshi ntago ari we uyakora wenyine ariko nabagenzi bamaze gutakaza confiance ko bidashoboka ko baraririza nabo mu kibuga icyo ni ikindi kintu cya kabiri Barcelona uyu munsi uyu mutoza Hans Flick
arimo ararwana no kongera kubaka undi mukino mushya ushingiye ku bandi bakinnyi kuko abo yubakiyeho ibintu umwaka ushize imikino ntabwo bahari. Uyu munsi arafite umunyezamu mwiza twitaga ngo Galicia ubona ko urimo kumufasha. Urege nk'ibitego twe ku mugoroba uyu mugabo hari ibitego bye, hari nk'icyo banze cyabaye uruje wenda naho cyabaye cyo, ariko nanone n'igitego gigupima urwego rw'umunyezamu kumutsinda igitego nka kiriya uhita ati umunyezamu ku mukino ukurikiyeho gishobora gutsindwa kitari offside. Igitego cyari kuba icya kane bakacyanga, wabona urwego rw'umunyezamu n'urwo rwari rwiza ku mugoroba. So Barcelona muri no minsi rero navuga ko uyu mugabo Hansi Flick ashobora kuba yaragize umwaka mwiza w'umukino ushize, afite abo bakinnyi nekereza ko yarihindura ibitangaza ubundi batarasanzwe bari byo, ariko uyu mwaka nekereza ko kuba abakinnyi twabonaga bumvaga ibintu byo kuruta abandi arimo kugenda batakaza mu mikino itandukanye bizamugora. Ndaguha urugero, umwaka ushize match zose Lamine Yamal atabanje mu gakina Barca zose yarazitakaje. N'uyu munsi ntabwo byanungura ko atamufite, none bikongera ko adafite na Rafinha, yaratakaje nibwo Martinez adafite umunyezamu we. Ntago arakora ikipe nziza muri rusange, yarafite abakinnyi batwaye abandi bakaba beza, ariko umunsi ntago arakora ikipe nziza. Iyo yaba fact kandi nkayumva neza, ariko hari handi ugiye uncabiranya nkumva rwose kunsobanurira uburyo Sevilla yabatsinze ibitego 4 ntago mbyumvisha. Uburyo icyo Sevilla yabayeho nziza kuruta Barcelona ku mugoroba, iyo ahari yakomejwe no kuba ari beza mu mukino wabo kandi bagikanye ku mugoroba bitandukanye na Barcelona. Icyo yasiravugaga Barcelona guhagarara neza ku mugoroba kwayo, turaza kureba amanota y'abakinnyi bagiye bagira. Reka mbaze Fuad wenda we n'undi bari cyari kuko jewe natunguwe. Fuad umeze neza? Nemeze neza. Weekend muri rusange kingewe weekend yaje baye nziza. Yabaye nziza cyane kurenza gutsindwa kwa Sunderland ntago byakubabaje. No yayitsinze zira zombi yatsinze nkishima cyane Manchester United. Okay. Mama we yataye amafaranga nyirakuru yabika. Nagize ngo niko byakugendekeye mu gice cya mbere amafaranga mu muhanda ndagira ndavuga ntarakijyanye. Yabira byari byiza pafu. Sunderland icyo nababwiye n'umuzamu mwiza ifite kurenza Manchester ifite. Ariko yarandi Heza mu United ariko ari cyo zamwiza twese. Mbwira rero ndashaka kumva mu buryo bwa gitekinisiye Barca kuko no guhagarara nabi kwatumye bijyamo. Oya ntagare impamvu. Tego bine. Barcelona yazize ikintu mbere na mbere yatakaje umukino wa mwaka ushize. Umukino waratakaje. Yakinaga yego yarabitakaje. Harimo abakinnyi umwaka ushize babaye beza, system dije bagira nziza y'umutoza, ariko uyu munsi none nangaha birimo ko harimo abantu bamaze kugira kumva bamaze kuba bahaye kugera kuri high level. BMA umwaka ushize Barcelona ikintu cya mbere takaje cy'ingenzi kandi kizana costing ibintu byinshi. Buri mwaka ushize nubwo yakinaga high line defensive byatumaga adversaire adakina muri final third yayo, ariko yageraga ikintu cyitwa pressing ya mbere kuri baro. Kuko gukina high line defensive bisaba ko ufite na pressing kugira ngo nyine abafite umupira bataza kuza kugira gute kukugeramo. Kuko high line defensive ugomba kuba ufite pressing ya mbere kurenza adversaire mugiye gukina. Icyo kintu Barcelona kushize yagitakaje kandi buriya cyari gishingiye cyane muri uyu musore wabo witwa Rafinha. Buriya Lamine Yamal afite kuntu akina, ariko Lamine Yamal yarafite na karite nziza cyane mu gufasha Giroud mu kudefenda. Kubera nyine bakinaga high line defensive byoroheraga Lamine Yamal guhera ku murongo ugabanyemo ikibuga akarohera defender. Kuko yabaga yegeranye na Giroud. Icyo ngicyo Barcelona amaze kugitakaza. Kijyanye n'umuzamu cyo simbana ari ikibazo cy'umuzamu kuko n'ubusanzwe Barcelona nziza y'umwaka ushize nyine umuzamu wari mwizamu ryayo. Na Lewandowski ari mwiza ko ntakiri mwiza imyaka n'imikino cyane. Lewandowski ariko umwaka ushize ntago yakoraga ama pressing nkuko abandi bakoraga ama pressing, kuko pressing ya Barcelona ya mbere yagomba gukorwa n'umukinnyi yitwa Rafinha 100%. Rafinha mwana wafashe Barcelona umwaka ushize bifatika. Uyu munsi nanga yamutakaje. Ni icyuho kumubura, ariko nanone ngewe nkaza guza gushinja ikindi kintu umutoza kijyanye n'uburyo nanone yakinishagamo abakinnyi bo mwaka ushize. Aracyarimo kwibera neza ko ashaka gukomeza gukina high line defensive kandi atakaje amayeri 3 y'ingenzi muri high line defensive. Yagomba kuba yategereje guhindura uburyo bwo gukina. Dore 3 mvuga nabaye 3 ba mbere mvuga n'uwayoboraga iyo high line defensive ari Gilles Martinez, niwe wayoboraga no kuyihagarika. Abandi 3 uwo wa mbere, abandi 2 adafite onanga Lamine Yamal washoboraga gutangira kuyobora counter attack za Barcelona, attack rapide, nuko wayoboraga nanone pressing yabo ari wende Rafinha. Abo bakinya n'amayirema none ngo mutoza azi neza yuko adafite, ariko ananiwe kongera gusubiza abandi bakinya mu buryo bashobora kuza gukinamo. Icyo ngicyo kiri mu bintu birimo gukostinga Barcelona. Nusubira ninyi murebe uretse n'umukino wa FC Sevilla, urebe uko yatsinzwe na Paris Saint-Germain. Ni the same neza na Sevilla. Urebe nanone match yindi bagaruye iminota ya nyuma. Indi match bagaruye iminota ya nyuma.
nabwo bwari bw'uri ubwo buryo bivuze ngo n'umutoza njyewe ndimo kubona yuko ari ufite ikibazo kuko ntago ari kubasha kubona abakinnyi afite none ahangaha ngo abagenera ubundi buryo bw'imikinire butandukanye na bwa bundi bakinaga umwaka warowanje mu bakinnyi beza yari afite icyo ngicyo ndi kukibona mu mutoza cyane kurenza n'abakinnyi gusa nanone abakinnyi bari bafite discipline tactique abo uyu mwaka bitandukanye n'umwaka ushize atari bashya yego ni ikintu cyantangaje nanjye gutakaza imipira myinshi discipline tactique rwose bigaragara kuko urugero Rafinha Pedri na Nuza na De Jong ubundi bari abakinnyi batashoboraga gusiga espace bombi ariko ku munsi kuri match ya Sevilla bakaragaje amakosa abiri y'umusore yitwa Djibril So yakiniraga muri bo muri espace bamusigiye ariko ikintu batakoraga umwaka ushize iyo hagendaga Pedri gusa De Jong agasigara kavarinze icyo gice cyose aricyo kintu nangaha Barcelona irimo gukora amakosa kubera kwica kutubanyira tactique neza barimo arashaka gusa n'abajya ku bose kujya kwataka ejo umusore witwa Djibril So yakiniye muri bo n'undi musore n'umuhungu witwa Agume bayica icyarimwe kandi no gukinira mu bintu Barcelona umwaka ushize utashobora kwidominaho ariyo Mediane ya Pedri na Nusa. Reka tugaruke mu kanya gato dusoza kuri uyu mukino twibaza niba koko ni ibyakosoka se bizakosoka ariko abakinnyi bagarutse hari andi mayeri yandi umutoza nyine ashobora kuba yavumbura kuko match ya Sevilla yagaragaje ikindi kintu widagadura n'amakuru y'imikino akugeraho mu buryo bukunogeye.